ibihe byiza bakunzi ba Mukanzi TV muherereye hirya no hino kuri wakanze subscribe now try call it your time kugira ngo bikore maze tujye twibanira buri gihe cyose uko twagutegurira inkuru igiye kugeraho mu ba mbere. Yes bana natwe ni 10 minutes of flash aho twakuzaniye mu tumirwa ari Kenesande mutabaruka barongera bagusetse imbavu zikurye maze useke wihirike. It's your time, it's your day, it's your moment of enjoying and smiling high. Yowe bana natwe wenda hasigaye ibindi kuri Mukanzi TV nahagaruka. Yes ntibagiwe kandi subscribe, like, share ndetse na comment maze turye show. Let's go already. Asareka ndashaka mbabwira ikintu kimwe. Bakobwa. Bakobwa ndabisubiramo. Hari ikintu kigayitse giteye n'isoni. Niba usohotse ugasohokana n'umuntu nejo mushobora kuzasohokana wisohoka umeze nkaho ari wo munsi wa nyuma wawe gusohoka. Genda bisubiramo mperutse kujya ahantu n'ahantu hasohokerwa uwo mukobwa agomba kuba yari yayobye muri washroom z'abagabo. N'ubundi bajya kuri Zaire Noir utagiye ngo no kuyoba ari mu kwidaha musi muri Noir yidahira yagiye muri vomitorium. Aho niho bajya kuko avuga ati ninjya kugwa ndafata ariko ibaze ya vomitorium tingaga iki ni inyama buri rizo zibaziga nkoko ziri mu kumanuka kugira ngo nibihaha bye biri kuva n'amashoti yari yakubisa ari mu kunywaza izitwa za zigira amazina rero ntabivugira hano mu gitondo. Uri utuntu banywa turazwi amantuza amatekira niyo bavuga ati amacocktail ibiki yari ahantu bari mu kigurupe harimo n'abasore bigaragara bari come from US harimo n'ibindi bagomba kuba ko biri kose bari bishimye harimo aba diaspora bari baje ngo bamwe bari ina hamwe imbeho yaratangiye bana bameze neza ahantu hamwe muri restaurant imwe mu nziza ziri hano i Kigali. Ubwo nari nahagiye kwahurira n'umuntu umwe w'umuroya wanjye hari ibintu turi mu gutegura turagorobya bigera nko mu masaa 3 ariko ubwo iyo groupe yari ihari natwe twisomeraga kawe urabizi ko aho ndi kawe biteretse. Yego ndagenda njya nyine ahantu aho abantu bajya kwisuwanya usanga hirya byakomeye sanga umuntu bari banywe barasakuzaga ibintu bari bo bavuga ntabwo bazi ko rura rusaku rumwe bituma zibaganza ibintu byose bavugaga bakaba ngo like fu whatever k nibindi fuck like what like none bageze yebana ari muri vomitorium mubona n'umwuka nibihabye nda kumuvamo. Ikibazo nawe bamugize gutyo ntibajya kumufasha ngo bareko bamusukaho utuzi we yarakobita ko kabona intongo y'inkoko ivuye muti cyangwa ufite ubwoba sha ubwoba bw'ikiko iyi ngingo nyizanye se ko nayikurikiye nanjye nkareba ibyo abantu babivugaho nanjye nkagira icyo mbitekereza nako ubwoba bw'iki gusa inyama y'ubwoba ariko nibyo buryo umuntu atangiye gusaza buri agira ubwoba uri gufite ubwoba uvuze jewe cyangwa wowe ariko kucyuhunga ubusaza ubu bakwiye nuko kugira umusenateri ukajya mu masaziro meza ukwiriye kubukunda bakwiye ko ndakubajije urabukunda nk'uko reba uvugizi bakugira umusenateri uranze kera shandi umusore banza wumve mbwira uko kera byaremeye uranze nshobora gukora iminsi ine ntararyama kandi umpindura gusa imyenda no koga mu maso no kwiburusa nkakomeza akazi ubu wayikora nture ko nabikora bibaye ngo twakujyanira usoro mu gitondo dorahondi ako ubwo buvugizi bwanjye se ntabwo bwemeye mubaza akabazo kanyuma ntabwo ndi bugusubiza navuze babarira no kubaza ntabwo ndi bugusubiza nyine babarira ko kubaza ntabwo ndi bugusubiza naga karaturebe singusubiza ariko reka nkakubaza nawe turakorana singusubiza baseka nkibaze ibi bintu niba koko ari uburozi ariko se ibi ni biri toxic please ibyo nabivuyeho tugomba kubimenya turabimena please ibyo ngibyo nabivuyeho atajya nutekereza ko dufite case study imwe oya ntabwo ari imwe ko dufite byinshi ni byinshi please turabimena he please aho bamena zamuriture n'izindi sympathy kandi ari uburozi zose niba ari uburozi please reka ko batavuga ko wenda harimo n'izindi please mutabaruka this one ubu ni ngewe uyoboye ikiganiro iyo na I cut urakiyoba ariko ntabwo dufunga iminwa igihuhejo kino gisirikira ukuntu ntanga ngo ashobora kuba yarashwe ayo makuru ntayumvisira nuko ngiye nikunze iby'intambara se nkaba nibereye mu majyepfo ejo hiriwe igihuha
bavuga ngo Corneille Nangaa nk'uko uryo bivuga ngo nabaje umuntu se ngo yarashwe ngo arakomereka ntabwo bamwishe ndabwira umuntu ndabwira yarashwe n'iki drone ngo yarashwe n'indege ngo Sukhoi ndabwira wa mugabo we ni umuntu umwe ukunda gukurikirana amakuru ndabwira ukamubwiza ukuri ese izo nanga yigeze ajya muri ya karitsiye ya Mujya ko ari hafi ya Nyiragongo atoya none se Sukhoi ahantu zarashe warahumvise ako ntabwo zarashe Mujya ntabwo nicyo nkubwira nyine zarashe muri za Warikare za Masisi nanga yari Warikare atoya hari Sukhoi se zarashe Goma atoya ntabwo ndi please kuko ari ya Mujya harashwe n'abazarendo za pockets zabo baba barimo baraza bafatanyije na FARDC sinzi iyo bavuye n'abantu baracyarimo haricyarimo ntabwo bakora FDLR bamurimo nayo hari noje ubundi barikoze ngo operation barayihiga bafatamo benshi cyane erega pacification ya hariya hantu haragoye ntabwo ishobora ntabwo yamara munsi y'imyaka 5 ni mu mashyamba icyo bita pacification kuko hari abantu bashobora kugenda bakibera mu birunga bashobora kugenda bakigira mu mashyamba y'inzitane noneho kwa kwenda utanamenye n'umubano baba baragiranye n'abaturage baho bashobora no gucumbikirwa n'abaturage cyane baba absolutely yes ubwo rero ntara nta Sukhoi yahaje pe ibyo rero nibyo nabwiraga nti icyo kintu ni igihuha yagomba gutohoza ndamubwira rwose icyo ni igihuha kibi ariko kitanarimo ariko uzajya umenya ko mu ntambara nk'izi propaganda zo zirakorwa muri iki gihe hanyuma twihute gatoya amatora heheze hari amatora agiye kuba Uganda twabaje intambara se ko numva tudaheruka kwivuga ngakomeza amakuru haravuga ko ndagutega amatwi abantu babonye ibikoresho biri kujabuka bica hese Buvira se bya bindi biri kujya Burundi ngo biri kujya Burundi binyuze he bya Buvira binyuze ku Kivimvira niba Kavimvira Kavimvira Gatumba niko bavuga bahunga se ngo bihungishwa ko ngo bararebye ngo habati dore hano Uvira i-M23 kwasimbukira igihe cyari cyo cyose ibiganiro byaduhabipfuye nkuko yafashe Goma igafatana Bukavu ngo kandi burya ngigoma ngo yafata igikoresho cyinshi harimo ngo indege za ngo z'intambara amadrone ibifaru ibidege ngo birasa ngo ibibunda birasa indege ibibunda ngo bihambaye cyane ngo M23 arabijyanye ngo kwa kuba tibutse kubihakura kare none rero ngo akugira ngo izazi bifate barimo kubijyana i Burundi batangiye ubwo se ugutura urugamba no kwikeninga defensive lines zabo kubijyana ngo bazasigare barwana bisanzwe ngo kuko barimo kuramfurusa ngo position zabo mu mujyi wa Uvira ngo harimo ngo ingabo z'u Burundi nyinshi hakabamo ngo n'ingabo position uri kujyana minisitiri ngo hakabamo ngo n'ingabo z'u Burundi hakabamo FARDC hakabamo za wa mugabo FDLR FRN Jeva ingabo SNLD izo uzahari ngo kari nyinshi ngo ziteguye ngo nyine ngo kurwana ku mujyi ngo zikaba zihari kandi ingabo z'u Burundi ngo zikaba zahaye twirwaneho amasaha ntabwo nzayariyo nyirantarengwa bayibahaye ku butaka bwa Kongo hagati hano mugomba kuhava mutahava tukahabakura aya masaha rwose ahubwo se numva ahubwo intambara itutumba urabona ngo byabikoze kujyana mu kigo cyitwa bari mu Dubugu niba ari mu Dubugu gusabaze kubivuga neza ariko ni Budubugu ni ibya Kongo se bajyanye ni ibya Kongo bari kujyana ngo bihambaye cyane ngo bari kuhakura bakabihungisha kubera ikikango cy'uko Israel yose naho bari bahafata uguze ibikoresho byo kugira ngo birwane ku gihugu urabihungishije buriya nyine ngo bizeye ikintu cyitwa drone bizeye ikintu cyitwa Sukhoi ayowe ngo drone ziza zimwe zivuye Bujumbura izindi zikaza zivuye handi ntari kumenya hanyuma Sukhoi zikaza zivuye ngo Ikindu Manyema izindi zikava za Kisangani zikaza usike ziza ari ebyiri zigakubita ibirindiro by'M23 bakabisenya ibindi ngo bakarasana bose batibira no mubwira kantu ubundi mu gisirikare ikintu cyitwa adaptation keretse ari abasirikare wenda badafite tactique na formation militaire ihagije na modern warfare skills nukuvuga ngo simbona Sukhoi ikomeza kuba menace mu gihe kirengeje amezi 2 they have to adapt byanze bikunze nizo drone habaho kwiadapta wabonye Uburusiya bukiha ibintu byo kujya mu bijyanye bya kera byo kujyana ibifaru birirwa babituritse bazana tu drone ariko ubu ngubu bari adapse bajya muri drone warfare barusha n'ababitangije ibyo rero nukuvuga ngo kugeza no munsi wa none ntago wambwira Sukhoi buriya byo nicyo kintu cyoroshye it is an easy target
izaba menasa amezi 2 ariko ntekeza ko kwezi kwa 3 izaba itagishobora kuguruka. Uvira rero si ibyo gusa bihari abafurero ariko ni bampikaho kugira numva amakuru yawe abafurero abavira n'abafurero n'abarundi n'abandi abo bombi ngo bari kurwana ngo bamwe n'abajenerali Makanaki abandi n'abajenerali Kashumba niba ari Kashumba ariko Makanaki uramwibuka uzi ko yihaye izina ry'umukinnyi wa Cameroon ariko yasobanura mbona ukora wenda photo interpretation yasobanuraga dushingiye kuki bakohereje gakine tumwumva shatse bagashyiramo zikampereza bashatse bandise ko ari twebwe cyangwa ufite ubwoba shaka ubwoba bw'iki ko iyi ngingo nyizanye si ko nayikurikiye nanjye nkareba ibyo abantu babivugaho nanjye nkagira icyo mbitekereza nako ubwoba bw'iki gusa inyama y'ubwoba ariko nibyo buryo umuntu atangiye gusaza uri agira ubwoba uri gufite ubwoba mvuze jewe cyangwa wowe ariko kuki uhunga ubusaza ubu bakwiye nuko kugira umusenateri ukajya mu masaziro meza ubu ukwiriye kubukunda bakwiye kuba ndakubajije urabukunze nk'ukore buvugizi uraze bakugira umusenateri uranze kera shandu umusore banza wumve mbwira uko kera byaremeye uranze nshobora gukora iminsi ine ntararyama kandi umpindura gusa imyenda no koga mu maso no kwiburusa nkakomeza akazi hanyuma sinzi niba ufite ubutumwa ariko reka maze nkwereke akantu kamwe manzi ukambwira buriya kankubwire ibintu byarageze abantu batangira guserebura Raila kuko umuntu yamaze kugera ku myaka 80 mu by'ukuri nta n'umuntu ukwiriye nuko abantu batemera ariko nyuma y'imyaka 75 buri mu nyongezo nibyo sibyo cyane buriya nubona umaze kugira imyaka 75 ibisigaye tangira kwishimira ubuzima ntuzagira ubukwe utangwamo uzajya ubutaha nihabikiriyo ugende nihaba inama amasengesho yajyemo kuko icyo gihe uzaba utangiye inyongezo kandi burya utarataye imbere y'iyo myaka nta terambere rindi icyo gihe nta kintu bishoboka reka nkubwire icyo gihe ugomba kubaho mu buzima nyine wiyitaho uri umuntu mwiza ukirinda itiki ukirinda ubugome ukirinda ugafasha ufasha niyo mpamvu uzarebe abantu bageze muri iyo myaka abenshi ntibasiba misa za niba tureba bariyo cyangwa se niba ari andi masengesho y'ahandi wenda bitewe n'idini yiberamo baba bariyo nta muntu n'umwe bashaka kubangamirana nawe keretse abakuriye mu itiku baza bumve rero abakuriye mu itiku baba bashaka imanza buri gihe akaba ati nzaburana kugeza mpfuye baza bumve Oburu Odinga ni Odinga yarise baza bumve singuri musaza ase kandi hano bite ingofero rero no kwisanduku bari bayishyize hano se byagenze bite kandi barabonye bayishyize yego isanduku y'ingofero bayishyize iriya ngofero bayishyizeho rwose shaka muri iyi minsi iriya ngofero ihenze muri Kenya irahenda ikoze kuri irahenze cyane muri Kenya byanze kumva kavuga ukuntu bishoboka ko kagiye gukina njyewe wongeye kureba mbe nkubwira ubutumwa se umbwira ubutumwa manze nkubwiye kuri izi moto rero za M1 na M2 Mu ngiye kubona mbona umuntu witwa Kamarade araje ngo hari intego yakwima avantage wowe seriously numvise match yarangiye turi muri stade ibyo abantu bavuga no ntago biki muri match byawe no hanze ya match naramurebye ndavuga imana yanjye nuko turi mu Rwanda tuza kuba turi nko muri Haiti wari kugira ute ibyo birike ntubimaze ariko ndavuga ariko se these people what's wrong with these people ni hanze ya match no harangije agira seriously this is too much we murakora ibyo mukoze byose kandi iyo kipe Bugesera uvuga company ziri muri federation ahubwo nirebe Gicumbi match ifungura penalty bahaye Bugesera yariyo ntiyariyo ntabwo yariyo wijya kure penalty bimyamagaju yariyo ntiyariyo yariyo kuko sibwo iyo kipe irimo iraririzwa n'ibiki kujya kwirwa ba blackmailinga bakora ibiki icyo mbwira abantu ni bamwe rero nibwirire rwose ndabasabye twubahe n'abantu ntabwo ndi ku rwego ruri kipe rwajya kubwira arbitre ngo nanyibire nta nubwo bizanabaho nta nubwo bizaba ahubwo arbitre yirinde cyajya kwira n'ikipe itariho nose koko tuvugisha ukuri ni Bugesera bakwiba koko ubwo twajya twakwiba Bugesera koko kwiteye agahinda ikipe ndashaka tujye muri preparation zose genda urebero kari yagasojya aho yari iri urebera Bugesera muri Flamingo ndumva narabaciyo basohoka ikipe iyo wateguye ikipe rwose twumvikane nuko abantu bagiramo akantu ko kuva ariko Gasogi iri kuri standard itajya gutegura Bugesera tunateguye wenda twategura aperi apana Bugesera kuko ataririya nako twajya kwitegura ndakakubura ntayo twategura ariko murumva ibintu mwebwe cyangwa ntabyo mwumva buretse gato
Nyiraroke rero ijya gutangira icyo genda byibuka buriya ni naho DJ Adams yakukiye iryinyo sinzi niba mubizi yes dufungura Nyiraroke niho Adams yakukiye iryinyo buriya kiriya gihanga cye niho yakivanye uyu munsi akuvuguruze cyangwa se abyemeze yamvuguruze gute se nyine abyemeze cyangwa se avuga ati arabeshya fata telefone umuhamagare ndi hano ataza kuvuga ntagiye niba mbeshya umukurikiramo nimero icyo gihe ndabyibuka urabizi ko ngende Thomas oya muhamagare rwose akira icyo gihe ndabyibuka twari twakoze akantu kaga competition dushaka kubalansinga power za Sky ubwo twari tumaze gusa nkaho bimuka ubwo twari twayise ngo who is who kuramo kakano yashyizemo urabyumva neza ntabwo kakubuza guhamagara ko who is who ngo seki yes ni ukuvuga ngo harimo umuraperi witwa Mahonibon harimo icyo gihe umwana w'umuririmbyi w'umugande witwa Proper Dr Proper yari afite agahit harimo Kensi imfura y'iwacu harimo witwaga The Golden Boy by the way ntabwo yari Kensi The Golden Boy sibyo DJ Adams kutita se ntiyari ngo ntasinziriye ashobora kuba yaraye ku meza ndende reka wumve DJ Adams ariko mu bantu b'abasaza Mukara Abubakar arashaje ubaha akazi ke ariko urabizi ko ari mazina nzi ko yitwa Abubakar yitwa Abubakar Mukara nzi ko atitaba ongera umuhamagare ariko ngenda bizi ko yagiye mu bwiherero agarutse mbona agatse yifashe babaye iki ubuse n'umuntu amuteye ingumi ntumbaze icyo gihe hari DJ witwaga Allo DJ Adams waramutseho neza Angeli uri kumvikana live muri Arasheke ni sarahari ndetse na Muneza arahari hari ikibazo kivutse hano ndagira ngo uce impaka wadukurikiye ndimo kubumva iryinyo ryawe njya mbona ryaracitse ryaciwe n'iki ni accident ya moto kwashize igihe kinini yashize imyaka 10 accident ya moto narengana nka accident ya moto yego kandi ngo Kensi arano yakubonye wakoreye accident oya reka nkubwira reka kubeshya Adams ngo habaye iki ni Kensi muvugana yego Kensi iryinyo ryawe ntiryakukiye muri Nyiraroke uri murabeshya iki muri Nyiraroke yes oya ntabwo ari kuri Nyiraroke ubwo ni irya kabiri ryavuye mu kuko oya bivuga ngo igihe nakoze accident havuyemo rimwe riravunika icyo gihe ndimo kumanuka rompwe njya nsa n'ujya Cadillac actually nagiye za Cadillac naho ntabwo Nyiraroke se nta ryinyo wacikiyemo Nyiraroke nta ryinyo wacikiyemo oya nta byabaye nase ubundi accident ni iyi waragonzwe ni ingumi bagukubise byagenze ntabwo oya ntabwo ari ni moto kandi ubwiye ngo ni moto hari ukuntu moto yafunze feature noneho nkubita amenyo kuri kasiki y'umujyama y'uwo mumotari wita ucika igihe rimwe ryavuyemo irindi rirago rimwe ryavuyemo irindi rirahonga iyo nsida ya Nyiraroke yari iyihe na accident se Nyiraroke yabaye niye kubera ngo nabaga n'ingwe y'abakujeri uburetse uva muri washroom ya Nyiraroke wifashe uri mu kurira byagenze bitubwire n'uduha amakuru cyane kuko ahubwo icyo gihe nge nari impari babizi ntabwo nzi ko ntabwo byuka birashoboka ko wari uhari byagenze bite noneho kuko ibyo bintu uremera ko byabaye bishoboka ko yari ahari ni iki cyabaye cyatumye usohoka muri kuri genda nari manutse nari icyo gihe nabaga mu mujyi so nari mvuye Nyiraroke ngiye Cadillac ngeze munsi ya Sainte Famille aho ngaho niho accident yabaye ngira ndakoko nari mbasize ba Alex none ugaruka Nyiraroke kwireba muri miruwari uvirirana ngo wahise ugaruka muri Nyiraroke muri miruwari gukora iki yewe izi nkuru zanyu ntago ziri urangire ndumva nta sinzi nta kuri mbanyemo byabaye nta byabaye